yakomeje gutya atayitsinda ahitamo kuba yabwiza Alice ukuri kose ku ari we n'icyari cyo. Cedric ubungu tuvugana yamaze kuba yabwira Alice ko ari umukire, ndetse n'umwicanyi Shafi nawe yaramutumyeho ngo abe yaza kuba yamwica, nawe yamaze kuba yamuha impamba y'ubuzima bwe izamuherekeza igihe cyose akaba yava muri bino bintu bibyo kuba yica. Ese ko tubona noneho Alice kuba yamenyeje ko Cedric ari umukire bikamutungura cyane, uratekereza Gihozo we naza kuba yakira ko Cedric ari umukire atari umukene nk'ukuntu yabitekerezaga, agasuzuguro kose horaga mushyiraho umunsi ku munsi? Uratekereza araza kuba yakora iki? Uratekereza araza gukora iki kugira ngo nawe yiyumvishe uburyo Cedric yasuzuguraga, yagiraga ubuhe n'ubuhe ari umukire? Guys, turabizi ko kugira ngo abyumvishe nawe biramugora. Nkwaye ikaze wageze hano kuri VK Empire, kandi icyo tugusaba ni ukuba wadutera inkunga yo kuba wakanda kuri buto ya subscribe tujyana mu biganiro byose twari gutegura umunsi ku munsi kuri film yacu Umukirire. Icyo tugusaba ni ukuba watanga ibitekerezo ukatubwira nawe ukuntu uba wakiriye ko Cedric none yavuye kwizima akaba yabwije Alice ukuri. Ese uratekereza ko birazi kuba byarangira ute? Cedric kuba bwishe Alice ukuri, urutekereza ko ari bwo none ajye kuba yabona urukundo rwa nyarwo? Turabizi ko n'ubundi byanga byakunda Cedric Alice ahamukunda byanyabyo, ariko turabizi ko kuri isi n'undi ikintu kitajemo kugorana cyane, ikintu kitajemo kubanza byagusaba imbaraga, turabizi ko icyo kintu kirangira vuba. Rero na Cedric nawe turabizi ko muri Urukundo ari gukundamo na Alice, turabizi ko ari guhura n'ibigusha byinshi biri kumutesha umutwe, turabizi ko ari guhura n'ibizazane byinshi biri gutuma we na Alice urukundo rwabo rutagenda neza. Ese urabona biraza kuba byarangira ute? Urabona Alice ndetse na Cedric uru rukundo rwabo uzapfa kuba rwakunda mu gihe umuntu witwa Shalom akibagendaho? Twamaze twabona ko na Shalom nawe yarakaye bindi twamaze kuba twamenya ko uyu mugabo nawe yamaze kuba yarakara abikindi. Ese ubona ko Cedric iyi ntambara azayirwana akayishobora? Ubona ko Cedric urugamba arimo kugira ngo azarurwana rutsinde bizamukundira? Guys, ndagira ngo utange ibitekerezo wambwira nawe ukuntu uri kwiyumva ko film yacu Umukirire. Cedric ni umukire byo twese turabizi, ariko kuba ari umukire turabizi ko akunda kuba yagira umutima mwiza wenda wo kuba yafasha abantu, ariko turabizi ko Cedric umutima wo kuba yahemuka, umutima wo kuba yagira nabi turabizi ko nta n'uwagira. Ariko twamaze kuba twabona ibintu Shafi amukorera umunsi ku munsi, ariko undi muntu waje none twamaze kuba twabona ko nawe umujinya afite ari umuranduranzuzi. Ese urabitekereza iki kuba Cedric ndetse na Alice bakundana, ariko tukaba turi kubona ko Shalom kuba yaraje noneho ari usezerano ry'ababyeyi? Utekereza ko bazabishika amahoro? Kandi turi kubona ko uyu mugabo nawe nta gahunda afite yo kuba yasubira inyuma mu rukundo akunda mo Alice. Turi kubona ko uyu mugabo nawe akomeje kuba yahatiriza kuba yagumana na Alice. Ese bizarangira Alice abaye uwande? Bizarangira ari nde wegukanye Alice muri bano basore babiri, muri Alice ndetse muri Cedric ndetse na Shalom? Uratekereza ari nde muntu uzatsindira Alice? Icyo tubasamwebwe mukunda filime yacu Umukirire Wumumillionare, ukaba wakurikiranye kino kiganiro tukaba tugeze uyu muntu turi kumwe muri kino kiganiro hano kuri VK Empire, turagusaba kugira ngo urebe nimba watanze inkunga yo kuba wakanda kuri buto ya subscribe, niba utarayikanda ube wakanda kugira tujyane mu biganiro byose bari gutegurwa umunsi ku munsi kuri filime yacu Umukirire Wumumillionare. Iyi ni Band Sense, kandi bageze hano kuri VK Empire aho wageze ni Murugo, kuko iyi ngiyi niyo channel yonyine ashiriweho abafana bakunda film yacu Umukirire Wumumillionare. Rero nimba wahageze ntugende utabanje warara, nimba wakanze kuri buto ya subscribe ibyo nyine bahagije kujya nawe nje mu banyamuryango wageze film yacu Umukirire Wumumillionare. Ngewe mpamuru kumva hano kuri mikoro ngiye buri kubageza zino Band Sense zose umunsi ku munsi, nirikwa niyo nsenga VK. Ese ukunda uwuhe mwakiteri muri film yacu Umukirire Wumumillionare? Ni cye kintu wabona muri film yacu Umukirire Wumumillionare cyagushimisha?
ese kuba Cedric yavuze ukuri none akaba yashize ukuri hanze byagushimishije? N'ubundi twe tuzi ko Cedric byanga byakunda ukuri azageraho akagushyira hanze. N'ubundi twabonaga ukuntu bikomeza ko byagenda asuzugurwa umunsi ku munsi, afatwa nabi, afatwa nk'umuntu uri aho ngaho uciriritse. N'ubundi twabonaga ko bizagenda ko Cedric arageraho gukora akagushyira hanze. Ese ukuri agushiriye hanze igihe? Cedric ko babwije Alice ukuri kano kanya, ukuri kwari kugeza igihe kugira ngo abe yagushyira hanze? Ibitekerezo ni ibyanyu nimba mukunda filime yacu Umukirire. Ese Gihozo ko tuzi uburyo yasuzuguyemo Alice naza kwakira ko Cedric ari umukire, kutuzi uburyo Gihozo yafataga Alice kuba yakundana na Cedric kandi ari umukozi wo mu rugo, naza kuba yakira amakuru ko Cedric ariwe boss, noneho we ariwe boss we ku kazi akoramo, araza kubyakira te. Guys, turabizi ko bose waragwa mu kantu, turabizi ko harimo abatarabyumva neza, ahubwo bamwe naho tuzi bararengera. Rero guys, nako kwedota n'amagambo, niba uyu munsi episode ya 13 yatinze, uyu munsi arigomba kuba yabageraho, ariko muzi kubyihanganira amasaha aracyajya mbere, kandi turazi ko yabagizeho. Murabizi ko tubakunda, murabizi ko muri abantu bagaciro mu bikorwa byose turi gutegura umunsi ku munsi. Rero bageze hano, ntugende utabanje warana bakanze kuri buto ya subscribe kugira ngo tujyane mu biganiro byose turi gutegura umunsi kuri filime yacu Umukirire. Kandi ntiwibagirwe kuba wagenda udatanze ibitekerezo kugira ngo tubwire nawe ukuntu uri kwiyumva kuri filime yacu Umukirire. Njyewe nirikuwa niyo nsenga Venke, iyi ni Behind the Scenes, iyi channel yo ni Venke Empire. Rero twongeye duhure kuri yindi episode ikurikira filime yacu Umukirire. Ndabakunda cyane muri abantu bagaciro.